Yesu ashimwe bene data, turabasuje mu izina rya Kristo Yesu. Amahoro y'Imana abe muri mwe kandi Uwiteka bishimire, Uwiteka banezeze. Aha ni kuri cyane witwa Kubaho Uwiteka ni Ubwenge TV. Jye nitwa Rusine Emmanuel. Tubahaye ikaze rero muri uno mwanya mwiza ukumva ijambo ry'Imana. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, ni karibu kugira ngo dusangire ibyiza Imana iduhaye. Mwese abumva ururimi rw'Ikinyarwanda, mwese turabasuje kandi tubifurije amahoro Imana itanga. Nagira ngo dusenge hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Mana yacu nziza, Uwiteka muremyi wa twese abarituye isi, muremyi wa byose biri ku isi, izina ryawe niryubahwe kandi ubwami bwawe buze. Ushimwe kubw'ineza n'urukundo rwawe, werekanye ubwo watangaga Yesu. Ugira imbabazi ziruta umujinya, wihutira kubabarira ugatinda kurakara. Izina ryawe niryubahwe rero. Aya masaha igituma kitwihanganiye no kugira ngo dukure ibishimwa mu bigawa, dutunganye ibidatunganye. Niyo mpamvu waduhaye akanya keza ko kugira ngo twongere twisubireho, twongere dutekereze ku by'uru rugendo, ndetse natwe tubimenyeshe abandi kugira ngo nabo babisobanukirwe. Ukaba rero bana nanjye ushyigikire muri uno mwanya, kandi abagiye kumva ijambo ryawe ugiye kunyuzamo ubahe kuryumva ndetse no kuryumvira mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Kadusome ijambo ry'Imana dusanga ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorini, igice ni icya 9. Reka dusome umurongo wa 25. Titiri hari iravuze ngo urugero rw'abakinira kurushanwa. Umurongo wa 25 haravuze ngo urushanwa wese yigomwa byinshi, kandi abaharanira ikamba rizayoka, naho twebwe iryo duharanira ntirizashira. 26 nguko rero uko jye niruka sinkora hirya no hino, nguko kandi uko ndwana sinigera musha. Imana yacu itugire neza. Dusome rero muri Bibiliya yera, ibice ni 9. Urwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino, umurongo wa 25 n'uwa 26. Aravuze ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko nanjye ndiruka, ariko si nk'utazi aho ajya, nkubitana ibipfunsi ariko si nk'uhusha. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma ijambo tugiye kuganiraho aka kanya ni ijambo rivuga ngo kwirinda muri byose kugira ngo uzahabwe ikamba ritangirika. Kuko abatirinda muri byose bo bazahabwa ikamba ryangirika, naho abirinda muri byose bazahabwa ikamba ritangirika. Bivuze ngo rero ikintu cyose umuntu azakora azagihemberwa, bityo rero niryo kamba, ikamba ryo waharaniye, ry'ibyo warwaniye, ry'ibyo wakoze, ry'ibyo wagiyemo, uzahabwa ikamba. Kuko buri kintu cyose kibaho ku isi gifite ingororano, Iyo dusomye ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'umubwiriza, iki gice cyaho icya 12 aricyo gice cya nyuma cy'icyo gitabo. Hanyuma iyo usomye hano ku murongo waho wa 13, ariko uwa 14 niho habivuze, haravuze ngo ikindi kandi mwana wanjye umenye ko kwandika ibitabo byinshi bitajya birangira, kandi ko no kwiga cyane ugakabya binaniza umubiri. 13 umwanzuro muri make rero, ujye utinya Imana kandi ukurikize amategeko yayo, nicyo umuntu abereyeho. Koko rero Imana izahamagara ikiremwa cyose igicira urubanza ku byihishe byose, ari ibyiza ari n'ibibi. Imana itugirire neza. Hanyuma umvise ko iyi niyo ndunduro y'ijambo. Ibintu byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi witondera amategeko yayo, kuko ibyo ari byo Imana ishaka ku muntu wese. Impamvu
ni uko Imana izazana umurimo wose n'urubanza ku muntu uwo ari we wese, agaca imbere y'Imana ahemberwa ibyo yakoze byiza, ahanirwa ibyo yakoze bibi. Urumva rero ikamba ryangirika ni abazaba bagiye guhanwa, ikamba ritangirika ni abo bazaba bagiye kubana na Kristo, kubana n'Imana ubuziraherezo, bafite ubugingo, banezerewe, baguwe neza. Hanyuma rero wirinde muri byose kugira ngo uzahabwe ikamba ritangirika. Niyo ntego, kwirinda muri byose kugira ngo uhabwe ikamba ritangirika. Kandi mwibuke ko nta muntu ubwe wabasha kwirinda, ahubwo urindwa n'Imana, urindwa na Kristo Yesu. Kwirinda rero ni ugukora ibyo Imana ishaka, kwirinda ibibi, kwirinda ibyaha, kwirinda ubusambanyi, kwirinda ubusinzi, ukirinda ubwibone. Uko niko kwirinda, ukarinda umubiri, ariko cyane cyane ukarinda umutima. Iyo usomye ijambo ry'Imana hano mu Migani mu bice 4 ku murongo wa 23 haravuga ngo cyane cyane uzahore urinze umutima wawe, kuko ari wo ubuzima bushingiyeho. Ujye urinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko iby'ubugingo ariho bikomoka. Bivuze ngo ibi ntugasambane, ntukibe, ntukice, ntukaroge, ntukangane, ntukagira amoko, ibi byose n'ibindi byose, ibyaha byose, bene ibyo byose iyo warinze umutima bibura aho byinjirira, kuko ibyo byose, ibyo byaha bitegurirwa mu mutima, bipangirwa mu mutima. Hanyuma rero iyo umutima wawurinze bibura aho bica, bibura inzira, bikabura aho bimenera, hanyuma ukabana n'Imana neza, kuko batujemo Kristo Yesu. Kristo Yesu ariwe washyize muri we mu mutima imbere. Hanyuma icyo gihe nibwo ushobora kurinda umutima kuruta ibindi byose birindwa. Kurinda ibyo byizerwa, kurinda iby'ubugingo. Niyo mpamvu Pawulo yandikira Timoteyo amusigira inshingano hano muri iki gice cyaho cya 2 mu rwa 2, yamwandikiye urwandiko rwa 2 kwandikiye Timoteyo mu bice byaho 2. Yaramwandikiye amubwira ibyo uko agomba gukora umurimo, ibyo agomba gukora ndetse n'ibyo atagomba gukora. Ariko mu bice 6 guhera ku murongo wa 11 haravuze ngo naho wowe muntu w'Imana ibyo bintu bihe akato, ahubwo ujye uharanira ubutungane, ubusabaniramana, ukwemera, urukundo, ubwiyumanganye n'ubugwaneza. Rwana intambara nyayo y'ukwemera, uronye ubugingo bw'iteka wahamagariwe, nk'uko wabyiyemeje igihe wahamyaga ukwemera kwawe ushize amanga mu ruhame rwa benshi. Imana itugirire neza. Hanyuma rero hano mu rwa 2 ibice 2 umurongo wa 1 kugeza hepfo gatoya, yamwandikiye ijambo, aravuze titire ihari, yavuze ngo kuba umusirikare wa Kirisitu. Kuba umusirikare wa Kirisitu. Mu mutima agomba kubamo ibiki? Ugomba kurwana iyihe ntambara? Akari intambara y'amagambo, abantu birirwa batukana ku mbuga, birirwa batukana, bahanganye, bamarana, baconshomena, benda kwicana. Ntago ari ibyo. Iyo si yo ntambara, ni ukurwana intambara y'umwuka. Pawulo yandikira Abakorinto mu rwa 2 yaranditse ababwira ngo twebwe nubwo dufite imibiri nk'iy'abantu, ariko ntiturwana mu buryo bw'abantu, ndetse n'intwaro z'intambara yacu si nk'iz'abantu, kuko twebwe turwana mu buryo bw'umwuka. Dufatamira ibitekerezo mu mitima kugira ngo tubigomorere Kristo. Dufatamira, dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyireje kurwanya kumenya Imana. Urumva rero dufatamira tutasakuje nta rusaku. Ubundi iyo niyo ntwaro, niko abakristo bakwiye kurwana. Abasenga, abanyamasengesho bakwiye kuba barwana bucece, no kuzenguruka bucece, nka kwa kundi uzi ko Abisirayeli bageze i Yeriko, hari ukuntu Imana yahinduye intambara, uburyo barwanaga bitandukana na mbere. Barwanaga bahangana amacumu, inkota, ibyo byose, ariko igeze aho ngaho irabwira ngo noneho ndagira ngo muzenguruke gusa. Umunsi wa mbere nimurangiza mwigendere, umunsi wa kabiri mwongere mwitahire, umunsi wa gatatu mwongere mwitahe, umunsi wa gatandatu mutahe, umunsi wa karindwi noneho urabutandukanye n'indi minsi mwazengurutse, kuko mwazengurukaga rimwe mugataha kandi bucece. Ariko noneho muzazenguruka inshuro 7 zisange 6 zikaba 13. Hanyuma nimurangiza musakuze. Ibyo abinababuza gusakuza, noneho muremerewe gusakuza.
mumaze kuzenguruka inshuro ndwi, ubusakuzi inkike zirariduka, inkike zararidutse. Nujya kureba uyu mugabo witwa Gidiyoni igihe bari bahanganye n'abamidiyani, we Imana yamubwiye gufata imuri n'ibibindi ndetse n'amakondera n'ibyo, hanyuma bagende bacanye baze gusakuriza icyarimwe, nanone bakubite hasi bazunguze imuri. Imana irirwanirira intambara, ni Uwiteka uzirwana. Hanyuma rero abantu benshi barimo kurwana intambara uko bitari, bakarwanisha umubiri, nyamara bari bakwiye kurwanisha umwuka, kurwanira mu mwuka. Hanyuma rero abashinzwe kurwanisha ibindi bikoresho abo bakabirwanisha, ariko abandi abanyamasengesho n'abandi bagasenga, bakarwana intambara, barwana intambara y'umwuka. Intambara y'umwuka si amagambo, si induru, kwirirwa abantu basakuza ku misozi. Haravuze rero mu bice bibiri, umurongo wa mbere, mu rwa kabiri Pawulo yandikiye ibaruwa ya kabiri Pawulo yandikiye Timote, ibice bibiri, umurongo wa mbere kugeza hepfo. Hanyuma ndashaka iki kintu cyitwa ikamba. Wowe rero mwana wanjye, wikomezemo ingabire ukesha Kristo Yezu, kandi ibyo wanyumvanye mu ruhame rwa benshi, nawe ubihererekanye mu bantu b'indahemuka, kandi bazashobora nabo kubyigisha abandi. Emera ufatanye nanjye imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yezu. Nta n'umwe mu bajya ku rugamba ukomeza kwizirika ku mirimo yari asanganywe, ngo abe agishimishije uwamuhuruje. Kandi n'urushanwa ku kibuga cy'imikino wese nahabwa ikamba atabanje kurushanwa akurikije amategeko. Umuhinzi wagotse niwe ukwiriye kubanza kuganura ku mbuto z'ibyo yahinze. Ngira ngo urumva icyo nshaka kuvuga, n'ubundi kandi Nyagasani ubwe azaguha kubyumva byose. Iyi mirongo ibiri sinzi ko muyumvise, uwa kane n'uwa gatanu. Nta n'umwe mu bajya ku rugamba ukomeza kwizirika ku mirimo yari asanganywe, ngo abe agishimishije uwamuhuruje. Kandi n'urushanwa ku kibuga cy'imikino wese nahabwa ikamba atabanje kurushanwa akurikije amategeko. Bivuze ngo nta muntu n'umwe ushobora kujya mu ijuru, yemererwe kujya mu ijuru, yemererwe kugera ku Mana atanyuze mu mategeko nk'uko bitegetswe, atanyuze muri Kristo Yesu. Nta nzira n'imwe wacamo kugira ngo uzajye muri iri rushanwa, kandi irushanwe neza ugere mu bwami bwo mu ijuru, utanyuze mu mategeko n'amateka n'amabwiriza nk'uko ategetswe agenga irushanwa. Hanyuma urumva rero ko abantu bose barimo kurushanwa bategetswe kurushanwa nk'uko bitegetswe. Hepfo rero reka narukengere hano muri iki gice cya kane. Mu gice cya kane hano guhera ku murongo wa mbere ndageza hepfo gatoya, wumve ko ijambo ry'Imana rivuze. Kwamamaza ijambo ry'Imana. Titiri niko ivuze. Kwamamaza ijambo ry'Imana. Nkurahirije imbere y'Imana n'imbere ya Kristo Yezu, uzacira imanza abazima n'abapfuye, ku mpamvu yo kwigaragaza kwe n'ubwami bwe. Amamaza ijambo uryigishe igihe n'imburagihe. Wumvishe ingingo, utote, ushishikaze ubwihangane butarambirwa, uharanira kujijura. Kuko hazaza igihe abantu batazihanganira inyigisho ziboneye, ahubwo bakurikije irari ryabo n'ubukirigitwa bw'amatwi yabo, bakazikoranyirizaho umukumbi w'abigisha, maze ukuri bakakwima amatwi yabo, ngo bahugukire ibitagira shinge. Wowe rero urabe maso muri byose, wiyumanganye ibitotezo, ushishikarire kogeza inkuru nziza, urangize neza ubutumwa bwawe. Naho jyewe dore maze kumera nk'igitambo giseswa, n'amagingo y'ukwigendera kwanjye aregereje. Urugamba rwiza narurwanye
inkundura. Intera nagombaga kwiruka narayirangije, ukwemera nagukomeyeho, none dore ikamba rigenewe intungane riranegereje. Iryo Nyagasani umucamanza utabera azangororera kuri wa munsi we, ariko atari jyewe jyenyine, ahubwo n'abandi bose bazaba barakunze ukwigaragaza kwe. Imana yacu itugirire neza. Aravuze ngo ntawaba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo, ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Hariya mu rwa kabiri niko yatubwiye mu bice bibiri. Mu gice cya kane avuga ijambo rikomeye ngo hane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko icyo gihe abantu baziziba amatwi ngo batumve ukuri, ndetse abo bantu bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Ariko wehoho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukora umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza, usoza umurimo wo kugabura iby'Imana. Impamvu ni uko ngiye kugusigira inshingano. Dore jyewe narwanye intambara, narenze ibyo kwizera, igihe cyanjye cyageze cyo kujya guhabwa ikamba ritangirika, ikamba ryo gukiranuka iry'Imana umucamanza utabera yansezeranije azama kuri urya munsi, ngo kandi sijye jyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Niyo mpamvu rero intego ivuze ngo wirinde muri byose kugira ngo uzahabwe ikamba ritangirika. Wirinde muri byose kugira ngo uhabwe ikamba ritangirika. Iyo usomye ijambo ry'Imana hano, ibaruwa ya mbere yanditswe na Petero, ibice bibiri, umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu, hanyuma kugira ngo utangire urugendo, dore ibisabwa. Nuko rero nimwitandukanye n'icyitwa ubugome n'ubuhendanyi bwose, icyitwa uburyarya, ishyari n'ubuzimuzi cyose, mbese kimwe n'abana bakimara kuvuka. Nimurarikire amata meza y'ijambo ry'Imana, kugira ngo igihe muryakira mutere imbere mu gucungurwa kwanyu, niba koko mwarasogongeyeho mukumva ukuntu Nyagasani aryohereye. Imana itugire neza. Mwiyambure ibi byose, gusebanya, ishyari, umujinya, ibyo byose mubyiyambure, kugira ngo mutangire irushanwa, mutangire isiganwa muri abera. Kuko nta muntu wajya muri iri siganwa, nta muntu wajya muri aya marushanwa atabanje kwezwa, atabanje kuva mu bidatunganye. Icyo gihe iyo ugiye muri iri rushanwa ukarijyamo utabanje kuva mu bidatunganye, uba urimo kwirushya, uba urimo kwirushya, uba urimo kwigora. Ugomba kwiyambura rero ibyo byose, ugakora ibyo byose bidafite umumaro, hanyuma ukinjira mu irushanwa uri umwere, udafite ikizinga, utariho n'umunkanyari. Abanyakolosi ibice 3 umurongo wa 5 aravuze, nimucike rero kubibarimo byose bibatera gutwarwa n'iby'isi, nk'ubwiyandarike n'ubusambanyi, ingeso mbi n'irari ribi, ibyifuzo bibi n'ubugugu butuma musenga ibintu nk'ibigirwamana, ngibyo ibirakaza Imana. Nguko uko namwe mwagenzaga kera mugikora ibyo. Noneho ubu namwe ibyo byose nimubizinukwe: uburakari, umwaga, ubugome, ibitutsi n'ibigambo bibi biva mu kanwa. Nimuherukire aho kubeshyana, kuko mwasezereye muntu w'igisazira hamwe n'imigenzereze ye, mugahinduka muntu mushya, uwo Umuremyi ahora avugurura, amwishushanya, agira ngo amugeze ku bumenyi nyakuri. Icyo gihe rero ntihaba hakivugwa umugereki cyangwa umuyahudi, wagenwe cyangwa utagenwe, umunyeshyanga cyangwa umushiti, umucakara cyangwa uwigenga, ahubwo haba havugwa gusa Kristo uba byose muri bose. Naho mwebwe ntore z'Imana mukaba abatagatifu bayo ikunda byimazeyo, nimugire umutima wuje impuhwe, ubugira neza, ubwiyoroshye, ituze n'ukwiyumanganya. Nimwihanganirane, kandi niba umwe agize icyo apfa n'undi, mubabarirane nk'uko Nyagasani yabababaririye, namwe nimugenze mutyo. Ariko ikiruta ibyo byose, nimugire urukundo ruzabahuriza mwese mu butungane, kandi amahoro ya Kristo naganze mu mitima yanyu, kuko ariyo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe, kandi mujye muhora
mushimira. Ijambo rya Kristo niribaturemo risagambe rwose. Mujye mwigishanya kandi muhanane mubigiranye ubwitonzi. Mujye mushimira Imana mu mitima yanyu, muyiririmbira zaburi, ibisingizo n'izindi ndirimbo mubwirijwe na Roho Mutagatifu. Ariko ibyo muvuze ari n'ibyo mukoze byose mujye mubigira mu izina rya Nyagasani Yezu, aba ari we mwisunga, mushimira Imana Data. Imana yacu itugire neza kandi Imana yacu iturengere. Mwabyumvise neza rero, ibyo dukora byose tubikore mu izina rya Kristo Yesu. Ibyo amagambo tuvuga, ibyo dukora byose twambara urukundo, umurunga w'urukundo, hanyuma ibyo dukora byose tubikore mu izina ryande rya Kristo Yesu. Bivuze ngo rero nta rindi zina, nicyo gisobanuro, nta rindi zina, nta wundi ufite ububasha, nta wundi ufite ubushobozi usibye Kristo Yesu. Niwe twahawe dukwiye gukirizwamo, niwe twahawe dukwiye gukirizwamo, ukwiye kuduhesha ubugingo ni Kristo Yesu. Nawe ukwiye kudusabira rero, nta rindi zina dukwiye gusabiramo, nta rindi zina dukwiye gukirizwamo usibye izina rya Yesu. Iri rushanwa turarushanwa tujya mu bwami bwo mu ijuru. Igihembo tuzahembwa ubwacyo ni Kristo Yesu, niwe gihembo. Iyo urebye umuririmbyi wa 205, iyi ndirimbo ya 205 harimo igitero kivuze ngo urwane intambara nziza. Kristo n'imbaraga zawe, fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. Igitero cya kabiri cyavuze ngo usiganirwaho Yesu agutegereje, niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushanwa. Hanyuma usiganirwa Yesu agutegereje. Uyu Yesu rero niwe nzira kandi niwe kuri, niwe bugingo. Uyu Yesu niwe byiringiro by'abamwizeye. Uyu Yesu niwe bihembo byo kurushanwa, niwe tuzahembwa ubwe, niwe gihembo. Tuzahembwa Yesu kuko nitugera mu ijuru nta zuba rizabayo, nta kwezi kuzabayo, ni Imana izaba itumurikiye n'umwana wayo mu rusengero rwayo rwera. Imana itugire neza kandi Imana yacu iturengere. Uyu muntu rero muri iri rushanwa arimo kurushanwa ajya mu ijuru ategetswe gusiga ibya kera, ategetswe kureka ibya kera. Nta waba ahamagawe ngo aze muri iki gisirikare cya Yesu kandi aba agifite bimwe bya kera, aba akigendana bimwe bya kera, aba agifite amashyari, aba agifite za nzangano, aba agifite amahane, aba agifite kwitandukanya ubwo n'amoko, kugomanwa, gusinda. Ibyo byose aba akibifite kandi ngo aba anejeje uwamuhuruje, uwamutabaje, uwamwandikiye ubusirikare. Ntabwo byakunda. Nidusoma ijambo ry'Imana hano, Yesu yabwiye uyu mugabo witwa Pawulo, aramubwira atandika, andikira Timoteyo, umbwirira umwana wawe witwa Timoteyo, umubwire bizaba biranga abantu barimo kurushanwa nabi kandi bakazahabwa ikamba ryangirika. Abantu barimo kurushanwa nabi, dore ngaba rero ibibaranga ngibi ni ibintu birenga 10. Hanyuma ni mu rwa kabiri, ibaruwa ya kabiri Paulo yandikiye Timote, ibice 3, umurongo wa mbere kugeza hepfo kuri wenda nidushaka tugeze hepfo kuri 9. Haravuze ngo ibyago byo mu minsi y'imperuka, umenye neza kandi ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe by'amakuba. Koko hazagwira abantu bikunda ubwabo, n'abafite inyota nyinshi y'ibintu, n'abirasi, n'abikuza, n'abanyarubwa, n'ibyigomeke ku babyeyi, n'indashima, n'inkorashyano, n'abagome, n'abaziramuhwe, n'abanyamazimwe, n'abatihanganira abandi, n'indakoreka, n'abanzi b'ibyiza, n'abagambanyi, n'ibishihanyi, n'abahumwe amaso n'ubwirasi, n'abakunda ibyishimo by'umubiri aho gukunda Imana, n'abiha isura y'ubusabaniramana, ariko mu by'ukuri bahakana ishingiro ryabwo. N'abo ngabo rero urabirinde. Ndetse n'ubu bene abo babarimo, navuga nk'abacengera mu ngo bagashuka abagore b'abapfayongo, baheranywe n'ibyaha, bagatwarwa n'ingeso mbi zose. Maze nubwo bahora baharanira kwigishwa, ugasanga badashobora na busa kumenya ukuri. Nk'uko kera Yanesi na Yambure barwanije Musa,
ni nako abo ngabo barwanya ukuri, kuko ari abantu bafite umutima ucuramye, ntibagire ukwemera guhamye, ariko ntibazashobora kubikomeza kuko amaherezo ubusazi bwabo buzatahurwa na bose, nk'uko ubwa bariya bombi bwagaragaye. Imana yacu itugirire neza. Umvise, mu bihe bizaza hazaza ibihe birushya, kuko abantu mu bihe by'imperuka hazaza ibihe birushya, abantu bazabikunda bakunda imiyabirara, bibona batukana indashime byinshi, none ngo bafite ishusho yo kwera, ishusho y'ubusabaniramana, ariko bahakana agakiza, bahakana amategeko, bahakana iby'Imana yashyizeho amategeko agenga abari mu rugendo. Hanyuma rero abameze batyo ujye ubatera umugongo. Impamvu harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima, kandi ubwo bahora bagaragara nk'abashaka kwiga ngo bamenye, ntibagire ubwo bamenye ukuri. Kandi nk'uko Yane na Yambure barwanije Mose, niko n'abo bagabo barwanya ukuri, ariko ntibazabasha kurengaho, kuko ubupfu bwabo buzagaragarira abantu bose nk'uko ubw'aba bandi nabwo bwagaragaye. Reka dusoze. Hanyuma Imana irashaka ko abantu bahinduka kugira ngo bahabwe ikamba ritangirika. Mana yacu nziza, ndagushimiye, ijambo ryawe ndaritambukije nk'uko urimaye, nyemerera abantu baryumva ubahe kumvira, kandi baguhinduka bagize imitima mishya, bamenye ibyo ushaka n'ibyo ushima, mu izina rya Kristo Yesu, amen.